Twongeye kuguha ikaze kuri Zafilm TV, za filime zigezweho kandi za filime zakunzwe. Ni wa mwanya wahariwe umufana ndetse n'abakunzi ba sinema muri rusange. Ukimara kumva inanga itambutse urahita umenya ko uyu munsi abakunzi cyangwa abakiriya b'uyu munsi, abami n'abamikazi b'uyu munsi bagiye kuba abafana n'abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange. Ndagira ngo mu gihe urakurikiranye video ugende witegereza n'aya mashusho ari kugenda atambuka, uza kuba uyagarukaho muri komanteri, ubundi utubwire ifoto wowe yagutangaje ni iyihe, ugire ikintu uyivugaho. Reka twikomereze dutya. Mu myaka yashize yatambutse murabizi neza ko kubona filime byasabaga flash, ndetse n'imbere yaho cyane bikaba byarasabaga CD kugira ngo ugire filime iwawe, ndetse no kuzongera kuyireba bikazagusaba ko ya CD ugenda uyitaho. Ni muri urwo rwego rero ibintu nyuma yo kuba digital na filime nyarwanda zikeneye gusigasirwa, tukazirinda dute? Uburyo bwiza bwo kuzirinda buriho ni uko umufana nawe yagira uruhare muri filime areba, filime ategurirwa, kugira ngo bya byifuzo byawe byose bigende byubahirizwa kuri buri episode cyangwa kuri buri scene ya filime. Ugende nawe unyurwa, niba kina kuvuga ati kiriya gitekerezo nanjye nari nyifite, niba kina kariya uvuga ati nanjye kariya kantu filime iramutse ari yanjye nanjye nagategura kuriya. Ubundi dukomeze turyoherwe na filime, turyoherwe na komedi, turyoherwe na twa tuntu dutoya dushobora gutuma unezerwa, ukanezerwa n'abawe. Cya gihe cyawe bamwe bajya bavuga ko iyo usetse kiyongera tukacyongera. Hari ikosa rimwe ryagiye rigaragara ku bakunzi ba sinema mu Rwanda ndetse n'abakurikirana ibikorwa binyura kuri YouTube, ukareba video ukagenda nukoze subscribe akantu k'amasegonda make, nukoze like ku kintu warebye cyagushimishije kandi ikintu wumva n'ejo uzagaruka kureba. Ibyo bintu byadindije runo ruganda rwacu rwa sinema cyangwa uruganda rw'imyidagaduro muri rusange, kuko kugeza uyu munsi kuri YouTube channel zose ureberaho amakuru, yaba imiziki, yaba filime, yaba imipira, muri kimwe mu gice cy'imyidagaduro wowe ureba. Nta muntu wo mu Rwanda uzakubwira cyangwa uzigera wumva ufite YouTube channel ibaruwe ko ikorera mu Rwanda. Biramutse ari byo, uwo muntu yabakorera ubusa, nagiye mbisubiramo, yabakorera ubusa, kubera ko YouTube channel ntabwo ihemba cyangwa nta kintu igenera YouTube channel zose zibaruwe ko zikorera mu Rwanda. Niyo mpamvu uruhare rw'umufana kugeza ubu rukenewe cyane. Niba wumva ibi wisuzume, ku musozo wa video nawe uze kuvuga ati nakoze iki, nakoze subscribe,
narayikinze, nakomatinze cyangwa nateye komantere mu yandi magambo, ibi biraza gutuma ya filime yawe ureba atari we gusa uyireba, igende igere ku isi hose, aricyo bita recommendation kuri YouTube. Uko mugenda mukora reaction muri benshi cyangwa inshuro nyinshi, ibi biraza kuzamura urwego rwa filime ureba, rw'umuziki ureba, cyangwa ikindi kintu cyose ukurikirana kuri televiziyo, haba amakuru yo mu byerekeranye na politike, iby'ubuzima ndetse no mu bindi bisate byose by'imyidagaduro bikorera kuri platform nk'iyi ngiyi ya YouTube. Icyo gihe rero nawe bivuze ko niba uri umufana wa filime muri rusange, urimo uragenda ushyiraho itafari ryawe, ushyiraho sima yawe, umucanga, uri kugenda nawe ugira ikintu wubaka, ku buryo ejo bundi turajya twumva ko byibura gufungura YouTube mu Rwanda ugiye kubikora, ugahita utangira kubona amafaranga, utagiye guhita ubaruza YouTube channel yawe mu gihugu wenda cy'abaturanyi, kuko kugeza ubu Kenya, Uganda, Tanzania, muri Congo bose ibintu bashyira kuri YouTube channel zibaruwe mu bihugu byabo barabihemberwa, nongeye mbisubiremo, barabihemberwa. Kugeza ikibazo ubu kiracyari mu Rwanda n'ibindi bihugu bindi bike, n'ibindi bihugu bike, ako kari kubakebura mu buryo busa n'isuzuma. Twabashyiremo hano amafoto y'abakobwa barebare ku isi, barebare koko. Nimba ufite umuhungu wakwiyemeye ko yaba ari muremure, cyangwa umuntu wigeze kukubwira ko uri mugufi, tukuzaniye inkoni n'umufuka ngo umushyiremo umukubite kweri, umutsibagure, ubundi amenye ko burya hariho n'abakobwa barebare nk'uko ari bo bagufi. Ariko uyu munsi tubanje kuguteza bano bahungu, mwa bakobwa mwe, kano kantu gasharinge noneho turebe wa muhungu wakwirase, wa muhungu wakwiyemeyeho, turebe reaction ari bugire. Gusa ubikore mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura, kuko ejo turaza kuguheza andi mashusho noneho y'abahungu barebare ku isi. Wa muhungu mushobora kubyinana ukabura aho ufata, wafata amaboko bikamera nko kwitendeka ku kintu runaka. Ku isi hagiye hariho ibitangaza byinshi bitandukanye. Ku bakunzi ba filime My Heart series, igitangaza mutegereje muri benshi ni ukubona Nyambo wanyu yakize abantu benshi muri bishaka, abantu benshi muri kubisaba, muri kubisaba, muri benshi koko. Ariko muzirikane cya kindi umuhanzi wacu cyangwa nyakwigendera Yvan Buravan yagiye agira ati, mukomere ku by'iwacu gakondo, umuco. Gusa haracyariho byinshi byo gusigasira muri iki gihugu cyacu, kandi byadufasha gutera imbere nk'uko twarinze ibyiza by'iwacu ingagi, nk'uko Visit Rwanda iri kugera kure. Mureke tuzamure n'izi platform, urebe video, ukore na reaction, comment, subscribe. Biraza gutuma haba movement kuri internet, babone ko natwe mu Rwanda turi gukora. Ku bakunzi b'iyi filime, mwitegure, ni vuba, n'ejo bundi ugatangira ukareba filime nawe wavuze ati, nanjye nshaka ko mukina kano kantu bimeze gutya, mukine wenda kanaka ameze gutya, yambaye gutya, biraza kugenda bifasha. Kora subscribe kuri Za Film TV, ubundi dukomeze tubane buri munsi.